ni igihingwa ngengabukungu, kikaba ari igihingwa kigira akamaro leta y'u Rwanda, kikaba n'igihingwa kiboneka hano iwacu mu karere ka Karongi by'umwihariko ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ikawa rero nk'ibindi bihingwa ihera ku mbuto, imbuto nziza niyo ishobora gutuma ubona ikawa nziza. N'ubundi imbuto nziza rero tuyikura muri NAEB, muri RAB, niho hari imirima iba yaratoranijwe mu gutanga imbuto na variyete nziza itanga umusaruro, nibo bayitanga. Urayizana ikawa imbuto ukayizana muri RAB, ukayishyira mu bombekero, imaramo amezi mu bombekero imaramo amezi 3, nyuma ukayigemura ukayishyira mu bihoho. Yava mu bihoho ukayitera ku murima wateganyije guterwamo ikawa. Ariko muri ibyo byose hari ibyo dukora kugira ngo ikawa ibe nziza. Utegura ubuhombekero bwiza, ushyiramo ifumbire yaboze neza kugira ngo iyo kawa izakura isa neza. Noneho nyuma y'amezi 3 ikawa ibigeze ku kigero cy'ibibabi 3 cyangwa se 3 paires de feuilles. Ibibabi 3 nuvuga ngo bari ibibabi bibangikanye. Ikibabi kimwe iyo kibangikanye gutya nagwa ibibabi 2 ni 3 paires de feuilles, cyangwa se ibibabi bibangikanye 3, cyangwa se ku mezi 3 nibwo igeze cyo kuba wayikura mu buhombekero ukayijyana mu bihoho. Ibyo bihoho nabyo bashyiramo ubutaka bwiza bukavangwa n'ifumbire, ndetse byaba byiza ugashyiramo n'umucanga kugira ngo hatazarekamwo amazi. Icyo gihe rero mu buhombekero naho ihamara mu bihoho, muri pepiniyeri imaramo amezi 6, hagati ya 6 n'8. Muri rusange ikawa iterwa mu murima kuva tugize mu buhombekero kugeza muri pepiniyeri imaze amezi hagati y'10 na 11. Nibwo uba wizeye ko iyo kawa yawe izatanga umusaruro. Mu murima rero dutera ikawa metero 2 kuri 2. Birumvikana nk'ibindi bihingwa byose ntago wacukura imyobo utabanje kurwanya isuri. Ubanza kurwanya isuri, utegura umurima wawe urwanya isuri kugira ngo ya kawa izakure neza kandi ubungabunge n'ibidukikije, isuri itagutwarira ubutaka. Ducukura gute rero? Ucukura umwobo nibura wa santimetero 50 kuri 50, ugafata ubutaka bwo hejuru ukabushyira ukwabwo, ubwo hasi ukabushyira ukwabwo. Noneho mu gutera ikawa ufata bwa butaka bwo hejuru bukajya hasi, ubwo hasi ukabushyira hejuru, ukabuvanga n'ifumbire ukabuteramo ya fumbire yawe, uteramo ikawa yawe. Icyo gihe ubwo wizeye ko ikawa yawe izatanga umusaruro neza kuko wayihaye ibyo kurya bihagije. Ushyiramo rero inganiti, ushobora gushyiramo hagati y'ibiro 10 na 15 ku ifumbire iboze neza, cyangwa se agatebo. Twebwe ntago dupipa ifumbire, ariko dukoresha nibura igitebo cyangwa se indobo ya plastique, ugashyira mu mwobo ugatera. Rero uburyo bwo guhinga ikawa nanone dukurikiye nuko ya kawa ugomeza kuyibungabunga kugira ngo izaguha umusaruro. Uruvuga ngo ni ukubagara, ni no gusasira, ariko biba byiza iyo ukoze icyo bita intercropping, cyangwa se kuvanga imyaka mu gihe ya kawa itaratanga umusaruro, kugira ngo nibura ujye uyikurikirana ugira n'icyo ukura muri wa murima wawe. Birumvikana ntabwo iyo kawa yaguha umusaruro yonyine, ushobora kuvangamo nibura urutoki, insina y'inyamunyo, ariko kubera ko ari ishobora gutanga igicucu mu ikawa kandi ikaguha n'umusaruro. Hari nuko ikawa yeze ahantu hatwikiriye iguha ikawa ifite karite nziza. Uvuga ngo ushaka gushyiramo iyo nsina, ariko ugavanga noneho n'ibiti bivangwa n'imyaka nka gereveriya, nayo igufasha byinshi. Hari isaso, nizo nsina amakoma atanga isaso, akaguha n'umusaruro, n'icyo gitoki nacyo ukakigurisha mu gihe yakawa itarera. Noneho bya biti bivangwa rero bitanga igicucu mu ikawa, nabyo ni ingirakamaro kuko
ushobora kubikuramo isaso, imihembezo n'inkwi ndetse n'imbaho. Ikawa rero yerera igihe kingana iki? Kuva uteye itangira gutanga umusaruro mu myaka itatu. Noneho yitangiye gutanga umusaruro, byaba byiza uyisazuye imaze imyaka 5 yera. Nuvuga ngo nibura ku myaka 8, 7, 8 ushobora gusazura ikawa yawe. Ugasazura gute rero? Nuvuga ngo ushobora gusazura ku buryo bubiri. Ushobora gutema ibiti bibiri ugasiga kimwe kuko hariho bitatu, cyangwa ukabitema byose, ariko byose bitanga umusaruro. Hari wongeye usobanura ukansi ibi biti cyangwa ibi bindi ushobora kuvanga igicucu ushobora kuvanga n'ikawa kugira ngo bizazane igicucu, ntabwo bishobora kuyicura amazi yo mu butaka ukora. Nuvuga ngo iyo gutera tuvuge nk'urugero nk'izo nsina kuye z'inyamunyu, ushobora kuzitera nibura muri metero 8 hagati y'insina n'indi. Urumvikana ko ikawa nayo igira wa mwanya wawe wo gwihariye wo kubona ibyo ibitunga, kandi nayo nsina ikaguhita ikaguha umusaruro. Reka noneho turebe ikawa yeze neza nk'iyo ngikera mu myaka 3 yari cyashya, ushobora kwera cyangwa gutanga umusaruro ungana ute ku giti kimwe? Ese umusaruro w'ikawa ushobora kubara ute ku giti cyangwa ushobora kubara ubara ku giti? Ariko birumvikana ko ikawa zawe ubuze umubare, ukareba umusaruro uvuyemo muri uwo mwaka, ukabibara, ugagabanya n'ibiti ufite, ukabona umusaruro uvuye ku giti. Muri rusange rero impuzandengo yo mu Rwanda ni bavuga ko ari ibiro 3, ariko kuri experience ifite mu ikawa ikorewe neza ishobora kuguha umusaruro urenze ibiro 6. Wayifumbiye neza, imborera ugasasira, imvaruganda ugashyiraho, ugatera n'imiti, umusaruro urawubona. Utubwiye ko mu myaka nibura hagati y'5 n'7 ushobora gutangira gusazura ikawa yawe, kandi mu mibare tubona ko nayo bigaragaza ko hari ibiti bimaze imyaka irengana 30 bitarasazurwa. Biracyatanga umusaruro cyangwa umuntu abitunze nk'ishyamba? Nahoze mbivuga kare, turi mu muganda dufite ikibazo gikomeye muri sekiteri y'ikawa cy'abahinzi bashaje n'ibiti bishaje. Nkuko babivuga, nuvuga ngo umuhinzi ukuze ufite ikawa yarazwe na basekuru, iyo kawa ishobora kubirengeje imyaka 50. Dufite ikawa zatewe n'abakoroni zikaba zikiriho. Iyo kawa mu by'ukuri ayitunze nk'umurimbo ishobora kumuha amagarama 500 cyangwa se kilo yanavunitse, kubera ko umusaza impamvu atemera guhinduka, aravuga ati nkurikije imyaka mfite iyi kandi nyisazura ntago nzayirya. Ariko ntabwo ari byo. Rero ikawa ubundi bavuga ko mu myaka 30 imaze itewe ushobora kuyirandura ugatera inshyashya, ikawa nshyashya. Njyewe icyo nakubwira cyo ku muhinzi wa kawa wabigize umwuga, apana wa wundi uvuga ngo njyewe ndi guhinga kubera ko n'abandi bahinga. Umuhinzi w'ikawa uyibamo neza. Nagwa nk'urugero, dufite umuhinzi wa hano Irubengera afite ibiti 2500, ariko muri iyi mwaka ashobora kuba yasaruye nibura toni zigera kuri 6. Izo toni 6 ukubye na muayene y'umusaruro, muayene y'amafaranga yaguze igitumbwe, ni amafaranga ukoze muayene usanga ari 650, kuko twasoje season ikiro kigeze ku mafaranga 850. Iyo ufashe izo toni ukazikuba ubona ko amafaranga nayo ari menshi. Ayo mafaranga aziye rimwe nta muhinzi uyabona, aziye rimwe nta muhinzi uyabona. Niba saro mu mezi 3 ntiyishyuza, akazishyuza kuri koperative, akazishyuza ashoje, ayo mafaranga uyaboneye rimwe wakuramo igikorwa gifatika cyakugira akamaro. Ariko undi muhinzi w'imyumbati, w'ibishyimbo, ntago ayo mafaranga ashobora kuyabonera rimwe. Reka turebe noneho kwita kuri ya kawa kugira ngo iguhe umusaruro. Hari ibyo twakoze ahangaha, kubera iki gikorwa uyu munsi? Iki gikorwa cy'uyu munsi ni igikorwa cy'ubukangurambaga cyo kongera gushishikariza abahinzi ba kawa kwita ku ikawa yabo kugira ngo ibahe umusaruro. Yego, ibyo bitujyane noneho mu gusasira n'akamaro kabyo cyane nko muri iki gihe cy'izuba abantu bayimenye.
gusasira byiza bikorwa imvura itarahita. Bivuga ngo mu mpera z'ukwa gatanu nibura twahagombye kuba twarasasiye ikawa zacu kugira ngo tugumane bwa buhehere bwa ya mvura mu butaka. Isaso turabizi neza akamaro kayo ni uko ibika amazi mu butaka, ikarwanya isuri kandi ikaba ari n'ifumbire kuko irabora. Niyo mpamvu ntago dusasiza ibyatsi bitabora. Bigenda bite rero? Hari formule irimo mu gusasira cyangwa umuntu ashobora kuzana ibyatsi akanyanyagiza? Ushobora kunyangiza birumvikana, ariko ibyatsi bikoze ku giti bituma inshishi zegera cya giti zikazangiza umusaruro kuko zigitoragira zikajya kurya amababi akiri matoya ndetse n'uruyange. Kubikora neza ni ukuvuga ngo nk'uko bigaragara hano kuri iki giti iki ngiki twagombye nibura kureba ngo nibura muri santimetero 20 uvuye ku gitsinsi ugaba ariho ushyira isaso nk'uko bigaragara hano. Uyu mutego murabona iri cupa hano, mfite icupa rifite akagore kumura igitumbwe cy'ikawa kandi twangiza umusaruro wa kawa muri rusange. Rero urabona iri cupa rifite ibara ritukura, ni irangi twarisize. Aka gacupa gatoya nako icyo karimo uyu muti ni etanol, ihumura ifite impumuro ya alcohol y'inzoga. No, aka gasimba kacu gakunda igitumbwe gihishije nk'iri cupa, nk'iri bara ry'iri cupa. Iyo kabonye iri bara ko kumva ko kabonye igitumbwe kagiye kurya, kagera kuri iri cupa kagasanga si igitumbwe, kagahita kumva ya mpumuro ya alcohol irimo imbere, kagashaka kwinjira. Hano urabona hari idirishya, iri dirishya niho kahera kinjira gashaka kunywa ya alcohol irimo hano. Noneho kubera ko iri kugahumura ariko ntikabasha kuyinywa kuko harapfundikiye kandi harimo akenge katanyuramo karimo kano aka gashipiri, karagomeza kazenguruka kananirwe kanasinde kubera ya alcohol. Hano harimo amazi nkuko bigaragara, ubona ko harimo amazi hano, nashyizemo amazi. Aya mazi kareta gasinda kananirwe kagwa muri ya mazi, bityo tugafata. Uyu mutego nk'indi mitego yose turayisura kubera ko alcohol yacu ishobora gutumuka, ariko kubera ko harimo akenge gato ntabwo yahita ishiramo. Nibura ibyumweru 3 ugomba gusura umutego wawe ukareba ko alcohol yawe ikirimo, cyangwa se abana banayikuyemo. Ugomba kugomeza ubisura kugira ngo ugumane umutego wawe ugifite akamaro ku ikawa yawe. Yego, aka kantu iki ni igikoresho cy'umuhinzi akoresha mu gukata ikawa, mu gusazura ndetse no gukata amashami adakenewe. Nika dusazura igiti kimwe. Kubera iki cyo kigiye gusazura? Nuko ni iki giti ugendera ku kimaze gitewe. Ikimaze gitewe n'igihe kimaze kera. Ubu igiti ko bigaragara nta musaruro gifite. Rero kugisazura no kugira ngo tucyongerere imbaraga kuko kizashibukaho ibindi bishibu byinshi. Noneho muri ibyo bishibu byinshi duhitemo ibifasheho neza kugira ngo bizaba ari dukuza biduha umusaruro. Hanyuma iki gishyitsi gishobora kuzongera gushibuka? Iki kizashibuka
iki gishobora gushibuka mu byumweru 3 kizaba gitangiye guturi kubona ko hariho amashami agiye kuzaho. Kugira ngo itangire gusarura nibura ku mwaka wa kabiri ushobora kubonaho umusaruro nibura hagati y'ibiro 2 na 3, ariko ku mwaka wa mbere ukuri ejo umwaka utaha hazazaho uruyange ku mashami abiri yo hasi. Ubundi gusazura kwiza iyo ufite ikawa wenda nka 600 cyangwa se 1000 uzishyira mu byiciro mu gusazura. Niba uzi ikawa zawe zimaze imyaka igeze cyo gusazurwa, ntago wasazura mw'inzara yazakwica. Ushobora gusazura uyu mwaka niba ufite 1000 usazura 300, urumva ko hasigaye 700, undi ukurikiyeho ugasazura 300, zazi nazo zikaba zitangiye kwera, bityo bigomeza ugira umusaruro. Icyo nakongeraho nuko nabashimira kubona mwaje no kuburya itangazamakuru najyo nibo bakangurambaga ba mbere tugira ku bintu byose. Icyo nakongeraho ku buhinzi bwa kawa nuko umuhinzi wa kawa bigize umwuga abona umusaruro mwiza kandi mwinshi iyo abikora neza. Hano duhafite ikawa nibura 3500 y'abahinzi batandukanye. Nitwa Musabimana Donati, nkaba ndi umukozi wa Kopaka Kidutegure ushinzwe ubuhinzi. Nitwa Mukankusi Maria, nkaba ndi umuhinzi wa kawa kandi nkaba n'umunyamuryango wa koperative Kopaka Kidutegure. Kawa ikimaze kungezaho, ndi umumama wibana, narindi mu nzu itubatse neza, mbese itameze neza, ariko aho ngiriye kawa nashoboye kuyivugurura nubwo ntararangiza, ariko mu buryo bugaragara yatumye ngira aho mva ngira naho ngera. Kandi naranajijutse mu bwonko bwanjye, mbona noneho kawa icyo ari cyo. Mbere nayibonaga nk'umutako, ariko noneho namenye igihingwa cya kawa icyo ari cyo. Ugereranyije nk'umusaruro ubona, niba twavuga ibiro usarura, toni usarura, ubona umusaruro ungana gute ukura mu buhinzi bwawe bwa kawa? Ntago bikiri byinshi, urabona nk'umudamu ntago nahera kuri nyinshi, ifite ikawa 265, urumva ziracyari nkeya. Kandi ntago nagiye nziterera rimwe ngewe kubera ubushobozi nyine bw'abamama, tuba tudafite imbaraga nyinshi, nkunda no kurwara. Ariko umusaruro nabonye kuzeza urampagije. Mu buhinzi muri iyo myaka 4 umaze ukora ubuhinzi bwa kawa, ni nk'izihe mbogamizi cyangwa se ni nk'ibihe bintu bishobora kuba bizitira iterambere ry'ubuhinzi bwawe uhura nabyo? Tugiye kuganira, uratangira utwibwira, hanyuma turakomeza tukubaza. Murakoze. Tubwire n'icyo ukora. Nitwa Mukankusi Maria, nkaba ndi umuhinzi wa kawa kandi nkaba n'umunyamuryango wa koperative Kopaka Kidutegure. Kawa ikimaze kungezaho, ndi umumama wibana, narindi mu nzu itubatse neza, mbese itameze neza, ariko aho ngiriye kawa nashoboye kuyivugurura nubwo ntararangiza, ariko mu buryo bugaragara yatumye ngira aho mva ngira naho ngera. Kandi naranajijutse mu bwonko bwanjye, mbona noneho kawa icyo ari cyo. Mbere nayibonaga nk'umutako, ariko noneho namenye igihingwa cya kawa icyo ari cyo. Ugereranyije nk'umusaruro ubona, niba twavuga ibiro usarura, toni usarura, ubona umusaruro ungana gute ukura mu buhinzi bwawe bwa kawa? Ntago bikiri byinshi, urabona nk'umudamu ntago nahera kuri nyinshi, ifite ikawa 265, urumva ziracyari nkeya. Kandi ntago nagiye nziterera rimwe ngewe kubera ubushobozi nyine bw'abamama, tuba tudafite imbaraga nyinshi, nkunda no kurwara. Ariko umusaruro nabonye kuzeza urampagije.
mu buhinzi muri iyo myaka 4 umaze ukora ubuhinzi bwa kawa ni nk'izihe mbogamizi cyangwa se ni nk'ibihe bintu bishobora kuba bizitira iterambere ry'ubuhinzi bwawe uhura nabyo? Ibintu umuntu abona biba imbogamizi, kubona isasiro biragora kubera ko nyine ntago tuba dushaka gusasiza ibishara nk'ibi ngibi, tuba dushaka gusasiza bya byatsi bizasaza bikagira ifumbire. Kujya kubishaka rero mu mashyamba biragora, kandi umuntu wenda no kwikawa adafite aho yabitera ngo ajye agenda bitema ariko abishyira mu ikawa. Niyo mbogamizi ikomeye mbona n'isasiro, ariko umuntu aragerageza. Ikijyanye n'ifumbire, ifumbire turayibona pe, kuko nawe iyo ushaka kugira ngo ugere ku musaruro ukora ibishobokeka byose ugafumbira kugira ngo nawe rizakwiture, kuko ikawa uribaza icyo warihaye. ni ukuvuga ngo ifumbire ufumbiza kawa yawe uyibona ku buryo bukoroheye? Ntago ari cyane, kuko shyiramo imborera, kandi imborera nyine bigusaba kuba ufite amatungo, tugashyiramo n'iyi ngiyi y'imvaruganda na yebi duha, ariko akaba mbona imbogamizi ku ifumbire y'imvaruganda, baduha ibiro bikeya dukurikije ikawa tuba dufite. Turasaba kugira ngo na yebu itwongerere ubwinshi bw'imvaruganda baduha, noneho natwe umusaruro urushaho kwiyongera, kuko iyo ikawa rifumbiye neza naryo ritanga umusaruro uhagije. hanyuma mama Karame. ntabwo ndakubwira imyaka ingaho wenda 4. umaze imyaka 4. tugereranyirize rero ubwiza bwa kawa n'ibindi bihingwa wenda nk'icyayi n'imyumbati, taka ibyiza bya kawa. Ibyiza bya kawa reba uko ngana, ntarahinga kawa nari ntaranywa kawa. Numvaga ngo ikawa uragenda ngo ikajya mu mahanga bakayinywa, ariko maze guhinga kawa byabaye ngombwa ko nanjye nkenera kugira ngo nyinyweho, numve ese kuki ibivuye iwacu mu Rwanda ikajya mu mahanga, reka numve ubwiza bwa kawa. Icya mbere numvise kawa iraryoha cyane, wanayinyweye na n'ikindi wanywa inahumura neza rwose, ni igihingwa cyiza. Ibintu umuntu abona biba imbogamizi, kubona isasiro biragora kubera ko nyine ntago tuba dushaka gusasiza ibishara nk'ibi ngibi, tuba dushaka gusasiza bya byatsi bizasaza bikagira ifumbire. Kujya kubishaka rero mu mashyamba biragora, kandi umuntu wenda no kwikawa adafite aho yabitera ngo ajye agenda bitema ariko abishyira mu ikawa. Niyo mbogamizi ikomeye mbona n'isasiro, ariko umuntu aragerageza. Ikijyanye n'ifumbire, ifumbire turayibona pe, kuko nawe iyo ushaka kugira ngo ugere ku musaruro ukora ibishobokeka byose ugafumbira kugira ngo nawe rizakwiture, kuko ikawa uribaza icyo warihaye. ni ukuvuga ngo ifumbire ufumbiza kawa yawe uyibona ku buryo bukoroheye? Ntago ari cyane, kuko shyiramo imborera, kandi imborera nyine bigusaba kuba ufite amatungo, tugashyiramo n'iyi ngiyi y'imvaruganda na yebi duha, ariko akaba mbona imbogamizi ku ifumbire y'imvaruganda, baduha ibiro bikeya dukurikije ikawa tuba dufite. Turasaba kugira ngo na yebu itwongerere ubwinshi bw'imvaruganda baduha, noneho natwe umusaruro urushaho kwiyongera, kuko iyo ikawa rifumbiye neza naryo ritanga umusaruro uhagije. Ibyiza bya kawa reba uko ngana, ntarahinga kawa nari ntaranywa kawa. Numvaga ngo ikawa uragenda ngo ikajya mu mahanga bakayinywa, ariko maze guhinga kawa byabaye ngombwa ko nanjye nkenera kugira ngo nyinyweho, numve ese kuki ibivuye iwacu mu Rwanda ikajya mu mahanga, reka numve ubwiza bwa kawa. Icya mbere numvise kawa iraryoha cyane, wanayinyweye na n'ikindi wanywa inahumura neza rwose, ni igihingwa cyiza.